Uyu munsi tukaba tugarutse tugira ngo tuvugane ku bijyanye n'igikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti mwiza w'amenyo cyane kabisa mu buryo bwihuse, ku buryo ushobora gushyiramo uriya mushongi wacyo, hanyuma ukaba wawukoresha ugafasha amenyo yawe guhita avamo uburibwe cya gihe aba akurya nabi, umerewe nabi, mu minota mike cyane biba birangiye. Rero akenshi na kenshi dukunda kubagezaho ibi biganiro bimeze gutya kugira ngo mu gihe ugize ikibazo uba ufite ikintu ushobora kuba wafata hafi yawe mu bidukikije, hanyuma urengere ubuzima. Buriya ubuzima bwacu busa naho amenyo asa naho bufashe ikintu gikomeye cyane. Ubundi buriya amenyo niyo asya ibiryo bibasha kuvamo intungamubiri zitunze umubiri wacu. Ni ukuvuga ko amenyo ni nk'uko waba ufite isuka uhingisha mu murima. Tubifate gutyo, ufite isuka uhingisha mu murima wahinga kandi rwose ukabaho. Rero n'amenyo niko ameze, uramutse udafite amenyo ntago ubuzima bwagenda neza, ariko igihe uyafite uba ushobora kurya ukabasha guhahira umubiri wawe ibiryo bitandukanye cyangwa se intungamubiri zitandukanye. Hariho n'igihe waba ufite ibiryo ariko ufite ikibazo cy'amenyo kubirya bikakunanira. Bivuga ko amenyo ari mu bintu dukwiye guha agaciro kanini ndetse dukwiye gushyigikira, kuko ari mu bidufitiye akamaro kugira ngo tubeho. Uyu munsi wa none rero nkaba ndimo mbibutsa ko iki gikakarubamba ureba gifite akamaro karenze. Iki gikakarubamba gishobora kugufasha kurwanya indwara z'uruhu. Ubusanzwe muzi ko bakunda no kugikoresha mu gukora amavuta, ariko cyo ubwacyo n'undi uramutse utabishoboye ariko ukaba ufite indwara z'uruhu, ugakoresha uriya mushongi wacyo ukawisiga ahantu hari mikorobe cyangwa se hari ibisebe bijyanye bituruka kuri mikorobe cyangwa se ku dukoko twangiza uruhu. Ako kanya rwose ubuzima bugenda neza, bigakira, kigakemuka. Ni byiza rero ko umenyera uburyo bwo gukoresha igikakarubamba nk'umuti, kandi gishobora kukurengera mu gihe byakomeye, kuko igikakarubamba iyo ugikoresheje hamwe n'ubuki ndetse na tangawizi bishobora kugufasha kugabanya ibintu by'inzoka mu nda birimo na amibe. Buriya ubaze iby'igikakarubamba ntiwabivamo, ariko noneho tekereza ko gishobora kugufasha kurwanya inzoka ya amibe, kandi murayizi ukuntu igorana cyane. Ariko buri gikakarubamba ukivanze na tungurusumu ndetse uriya mushongi wabo waba ufite ubuki ugashyiramo, bwaba ari ntabwo ukaba wanabikonsoma uko biri. Ariko ikigaragara cyo ni uko igikakarubamba kiri mu bintu bigize imiti myinshi, kuko gisangwa ahantu kiba cyagiye kivangwa n'indi miti, cyane cyane mu nganda. Rero twebwe cyangwa se n'ibikoresho, amasabune yo kugira gukaraba ku bantu barwaye indwara cyane cyane z'uruhu, amavuta yo kwisiga avura, ya mavuta umuntu yisiga ariko agamije kugira ngo uruhu rwe runakire uburwayi buriho. Aya mavuta twakwita nk'amavuta yo mu bwoko bw'imiti. Ayo rero akorwa hifashishije igikakarubamba, wenda n'ibindi bintu bike bike. Urumva rero igikakarubamba gifitiye umubiri wacu akamaro kanini cyane kuruta uko abitekereza. Ubwo rero akenshi na kenshi twari twavuze ko turi burebe cyane cyane igikakarubamba nk'umuti w'amenyo, gikoreshwa mu buryo bwo kurwanya cyangwa se kwica mikorobe ziri mu menyo, kigafasha amenyo aryana kuba yakoroha, uburibwe bukagabanyuka. Urumva rero ko igikakarubamba kiri mu bintu bifite akamaro, kandi nyamuneka cyo guhabwa agaciro nk'ikimera, kikabungabungwa aho biri bikitabwaho, kuko bivamo byifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye kandi bifitiye mwene muntu akamaro. Ni byiza rero ko abantu basobanukirwa neza nk'uko nabibabwiye buri kimera babona impande yacyo n'ibyo mfasha mu
igihe bibaye ngombwa. Uzi ko hari igihe ushobora kuba warwara ukagira ikibazo ugapfa, umuti wakakuvuye mwicaranye, wenda ugasanga unawicayemo uri kuruhukira wenda wari waheze ku nzira, ukaba wagwa kuri iyo nzira kandi wicaranye n'umuti aho wicaye. Ni byiza rero ko abantu bakurikira kuri Habibjit Induba TV tuba twifuza ko mwamenya ibi, mbese buri kintu cyose cy'ingirakamaro cyabafasha kugira ngo mubeho, mukaba isaha ku isaha muhuye nacyo mwakimenya, cyangwa wagira n'ikibazo mbere y'uko abandi bagutabara ariko nawe ukagira ukirengera. Si bibi rero kuba wakwirengera. Ubu nyine by'umwihariko reka dushimire abantu bakoresha iyi Habibjit Induba TV nk'aho kwigira ibintu bitandukanye byafasha mu buzima, haba ku bijyanye no kurinda uburwayi, kubukumira se, mbese kubukumira no kuburinda, cyangwa se wenda igihe bwamaze kugufata wamaze kurwara, ni iyihe miti wakwisunga ikaba yagukiza, ubuzima bukongera bugasubira ku murongo bukagenda neza. Reka rero tubashimire cyane rwose, by'umwihariko abantu mudukurikira kuri Habibjit Induba TV, Imana ibahe umugisha, ndetse n'abatadukurikira badasanzwe bakoze abonema, twese tuwusangire. Ciao.